se wampembye ati unanywaga amata y'inkazi aranyambura. Ndabubwira ngo utazi umwami yima umwana, ariko n'umugani nacaga kugira ngo nishimishe gusa nyine ndangiza ururimi rwanjye nkuko numva uwo mugani, uko yaramvunye cyane. Ubwenge mfite imyaka 6 namenye ubwenge, ubuzima bushariye bw'ubukene turi mu buhunzi. Naho neza nshuti zanjye, yabashuhuje ku mpande enye z'isi. Uyu munsi ndashaka twigane ku mateka yanjye. Mateka yanjye yamvunnye, akambabaza, akangora. Abakuru bacu mugani ngo kugira ngo ukire igisebe no kugitoneka. Rero ntavuze ku mateka yanjye nta nubwo nazayavamo, uko yaramvunye cyane. Njye namenye ubwenge mfite imyaka 6 namenye ubwenge, turi mu buzima bushariye bw'ubukene turi mu buhunzi. Kuva icyo gihe, ubwo ni ukuva muri 1996, kuva 1996 kugeza mu 2023 turi impunzi. N'ubu turi impunzi, ariko impunzi ziratandukanye. Impunzi ya Amerika burya n'impunzi yo muri Afurika ziba zitandukanye. Rero ubuzima bwanjye bwabaye bukakaye cyane, bakuriye mu nkambi. Natangiye kumenya yuko turi buburare cyangwa se kugira ibibazo, kwa kundi umuntu w'umubyeyi agira ibibazo mu rugo akavuga ngo uyu munsi abana banjye bararya iki. Njyewe najyaga mbigira kandi umwana nkavuga none uyu munsi turarya iki, nkicara nkigunga. Ari n'igihe njye ntekereza ko n'ubugufi bwanjye ariho bwaturutse, kuko ubundi ngo kugwingira bituruka mu nzara. Umuntu aragwingira kubera inzara, inzi niba mubizi neza. Uko umuntu yari kuzareshya bigahinduka. Ubwo rero twabayeho tuvunitse, fata urugendo njya kuragira inka z'abandi kugira ngo tubeho mva mu nkambi. Nabyirumva ntibyabintunze, naho ngiye hamwe baranyambura. Nibuka hari umusaza wampemukiye aranyambura kandi ngo ni marume mu miryango. Yababwira rero kugira ngo mpindure ubuzima bwacu, wenda ntabwo nshaka amafaranga ku kwezi, ahubwo ndashaka ikimasa ku mwaka kugira ngo byibuze cya kimasa ndebe ko ari cyo cyazahindura ningikorera 2-3. Baza namukoreye ndangije amezi 11 aza kunyirukana, aranyambura ikimasa cyanjye. Ndamubwira se wampembye ati unanywaga amata y'inkazi aranyambura. Ndabubwira ngo utazi umwami yima umwana, ariko n'umugani nacaga kugira ngo nishimishe gusa nyine ndangiza ururimi rwanjye nkuko numva uwo mugani. Numva ntabwo nateganyaga kuba umwami, ntarizi, sinateganyaga kuba umwami ntacyo ndicyo. Arambwira bakabara ngo niwitwa umwami ukima uyu munsi nzara niyahuye uyu munsi. Ariko umusaza ikintu cyaje kuntangaza nuko nyuma ye naje kumufasha. Naramufashije kandi arabibona ko mufashije. Rero wenda aho ngaho nababwira ngo mujye mugira neza, mwigendere, kuko kugira neza ntacyo bitwara umuntu, ariko kugira nabi bigira icyo bitwara umuntu. Gira neza wigendere, kuko ineza isanga iyo ugiye. Ntukifuze gusanga inabi, uzasanga ineza. Icyo twakivaho, navuye aho amaze kunyambura ndagenda njya muri Kongo. Ubuzima n'ubundi aho burandya, mama barapfuye, mva muri Kongo ngiye gushyingura. Iwacu bari baravuye mu nkambi, baragiye mu nkambi ya Uganda.
yagushyingura mama nawe sinamushyinguye nimba ye ntago nyizi ngeze aho bitazanya Kivara abahazi bo barahazi papa arampamagara ko yari ari Cyankware niyo mama yari yaguye ambwira ati imva ya nyoko iri kumeraho ibyatsi wabimenye utinze ariko kugira ngo wire guponda amatiku uza ngaha ahubwo gumaho Nyakivara nanjye kuko ndi gushaka kuza yanagumye Nyakivara ndahaba mubakira papa cyakora kubera mfite udufaranga dukena n'inkumi Kongo mubakira papa inzu araza abamo turaturana ndanye mpashakira n'umugore ariyo turi kumwe ngubu tubyaranye kane bo ubuzima bwanjye bukomeza gutyo ntago bwanyoroheye n'ubundi va mu nkambi ya Nyakivara harananira ngaruka mu nkambi mu Rwanda Ngarama aho ubuzima burandya Kiyede papura depo ndashoboye bibaze kwikorera ibiro 50 ufite ibiro 60 ya 60 nabyo sinzi ko byuzuraga nkari nka 58 nari mfite nikorera ibiro 50 kandi ndi gupakurura depo paka nk'amasaha nk'atanu ndi gupakurura ubwo buzima burandya nkora amatarasi ubuzima bw'umushari uburyo numvaga yuko igisigaye ari guhenuka ngo mfe bo ntago byagarukiye aho akazi kihe muri depo karahindutse mpindirwa icyo nakwita ni nka guhindirwa amateka bambonye akazi ikigo cya polisi gishari ndagenda bakorera ako kadashinga nyine mbakorera uko bishoboka kose ariko bo abakozi ba leta nyine numva nari mbayeho neza ko naryaga wenda neza nkarara neza yaba nampemba neza aho nabakoreye igihe kitari kirekire cyane ndahava n'ubundi nsubira mu nkambi ubuzima buranga ndacuruza birahomba nigeze mfata inyundo n'umuhoro n'ikamba na metero na nivo na ikera gushaka akazi k'ubufundi ntarabwize ndabeshya ngo ndi umufundi ndavuga icyo umufundi ari bukore ndaba nkireba nanjye ndagikora naragiye mva Ngarama njya muri za Gikongoro akazi ndakabona biranampira ndagashobora gakora amezi 3 nzanye yagashobora kubucuruzi ndacuruza ariko urumva gucuruza igitoro n'ikigoro uri kuryaho byahombeye igihe gito cyane ubuzima burandya ariko wenda bize mu kiganiro nzakigire kigufi garandiye ariko byabaye ngombwa ko tubona dosiye dukorerwa dosiye nyuma imara igihe kirekire nayo dosiye yacu yamaze imyaka 12 twitegereje ubwo aho ikundiye twagize amahirwe ndaza muri Amerika n'umuryango wanjye abana banjye n'umugore wanjye ariko famille yanjye yose isigara muri Afrika no biracyariyo ntago nahageze ngo binyorohere yambanye bya bindi akazi karabura nako mbonye kakaboneka kavunanye cyane ubuzima bw'umushari ariko ikintu nshimira Imana nuko mpamya neza ko yampindura amateka niba umwana wanjye ari kwiga mu kigo umwana wa perezida cyangwa se umwana w'umuminisitiri wo muri Afrika yakwigaho haba ntwara imodoka nziza niguriye mu mafaranga yanjye nkayigurira amafaranga nakoreye haba natunga n'ibindi bihenze biturutse mu mafaranga yanjye nabasha